kwishimira ibihe by'ihumure mu buzima, ibihe by'ibyishimo, ibihe by'amahoro ndetse n'ibihe umuntu yumva atuje, bisimburana kenshi na kenshi n'ibihe by'umubabaro, kumva umuntu agowe n'ubuzima ndetse umuntu akumva atakiryohewe no gukomeza kubaho. Rimwe na rimwe rero nk'abantu usanga turemererwa cyane n'ibi bihe bigoye n'ibihe bituremereye cyane, ibihe tubabaye, ariko tukibagirwa bya bihe twumvaga twishimye tunezerewe. Mutagatifu Inyasi wa Loyola rero atwibutsa ko mu gihe twisanze muri ibi bihe by'akababaro n'ibihe by'amage, tugomba gusubiza amaso inyuma tukareba muri bya bihe twumvaga tumerewe neza, twishimye, dufite akanyamuneza, kugira ngo tubashe kuvomamo imbaraga ndetse n'icyizere cyo gukomeza kubaho. Ese muvandimwe, wowe iyo ugeze muri ibi bihe by'amage, mu bihe bigoye, ushobora gusubiza amaso inyuma ngo urebe muri bya bihe wumvaga wishimye ufite amahoro, urebe ko ushobora kuvomamo imbaraga n'icyizere cyo gukomeza kubaho.